ase sheri tutabeshye ubona nari umugabo mwiza ko abanyamagambo nakwaje la persone yandi hayemye sheri uri kumbaza ntago mbizi ngwino ariko no nakubonye ndanitahiye sugo wagenda ko my lord why I wonder aha nose ko ntacyo uvuga sheri sugo narayimurose maze reka ye ariko be ntukambeshye wandose reka kumbeshya reba hano iki windebye mu maso ubona nkubeshye usanga umubeshyi nicyo kibazo ndarakaye maye nkibaye ikigoryi noneho rengaho Paul mama urukundo ruraryoha ariko iyo rwajemo amanyanga rurabiye igihe kimwe nakundanye n'umusirikare ntabizi mbona ari umukobwa usanzwe uzi tukimara kurongorana namwambitse impeta yanyambitse indi tukagera mu rwacu byambayeho byaragahamama baba rundebere ibintu byambayeho narahubutse wa mugabo ndebera ibintu byambayeho ntabwo banzi nanjye sinzi ikigiye gukurikira pe ariko hari ikintu kimwe nzi neza nashidikanyaho you hurt me I hurt you worse. I hurt you worse. Iyo umbabaje kubabaza kurushaho. ase sheri tutabeshye ubona nari umugabo mwiza ko abanyamagambo nakwaje la persone yandi hayemi ase sheri tuvugishije uko ugiye kuzirikana isoko ko umuntu w'umugabo irakariso urayeba kare ni hana gusa God have mercy upon us. ubona garakaranga sheri niki nacumira ko nagukunze ugira ko tuzabana mu bintu no mu byiza none nangiye kuba mubi none ukozi twe twambara ni kibazo icyo nakubaje kira kariso yavuye he deshe ibintu uri kumbaza ntago mbizi sheri urushya kuhitamo Kamaye uramenye ako kantu ni kariya. ndakubwira nayo rega n'abafana barabizi ni ukuri barabizi ndayuta ntabwo ari itabi n'abafana bamurikirana mu rwenya abaye bafana twarakunda iyo utazi n'ikintu nkora njye ndi umunyarwenya Aha. karaga kariso iyo ndangije kwatinga ari ukuntu usoza video ukakihanaguza reka ye ntubabugize ibintu bya kabiri njye tunarebe mwana n'umwe na n'umuntu wakamba ibigira ibintu bya kabiri nimwiruka babirukansa nkabafata nabararira ubundi ibintu byo nakubwiraga hari kugera hano isaha yawe yageze ugahita upfa reba ko ibintu byo abantu bamukoreye urukona twe turatambukamo ngaho mbwira bro twitwa n'ikizi twari twari tuje kureba inshuti yacu gusa hari icyaha twishinja mbase basha ubwo muri kuvuga cyane ndabahaye ijambo twebwe twese turi kuvuga oya ubwo muri kubyina wibitinda zira ni inshuti zanjye wasigaye ugira inshuti utambwiye umuntu akunyeneye ubutabera ngamo ndabere ndabizi nunze ubutabera mu rugo ariko rero ibintu bari kunkorera mungira inama nawe ukane oya mumbwira nawe ukane ndi umuntu w'umugabo wakawukana nkazakura n'iwanjye ko ngiye gukora ngo ese wandongo we Civilian aruno twe ntacyo twarenzaho madamu saba turitaye mugire umunsi mwiza mwe mu gihe ari ndubasezereye ariko tuza ntawe tuzanye nguze ubwenge
sheri urambabaje kugira ngo tugendana twarahuye baravuga ngo bashaka kumenyana na ndabyakira ngo basi baba ntabwo Rwanda kubabariye mva ngubwire rero Aruno cyebura ntabwo umugore wanjye ajya amenyera uri kumva ni gute umugore wakumenyera ufite ubwanwa bungana gutya njye nakoze nkumva numvisha no mutwe urizera ahubwo ni gute umuntu ariko Aruno njye reka nkubwire ijambo rimwe ntushaka turimbwa ndamubwira ntuzi kwitegereza nkigendera umuntu w'umugabo ntubyishyiramo no kubimbwa ntubyitera buri kintu cy'ikigabo umugore gikubita gute mazi iki ni icyuma wowe n'urw'abagabo somaho nkwere uzahura n'ibindi ariko umugore agukubita urushyi rw'amatama ntabwo azongera kukumenyera amaye uramenye ako kantu ni kabi cyuma gisa umutuku barabagumye murashaka ko noneho banyica oya wowe ntabwo azongera kukumenyera akivuga urushyi ntabwo azongera kukumenyera nibyo rata ibyo uragira ngo turi kukubeshya se si ngiki n'ikindi hano ako bakita kongera bugabo gereka mbereke mwaga ujye nk'uda abantu bangira inama buriya ngiye kunywa kino cyuma umugore wanjye gisohokamo hari mpite mwishiduka natwe ko uzatubwira ibyavuyemo bizima sibyo mpite mwishiduka nibyo bro ujye ukubita n'inyuma y'ugutwi utuntu tw'udushyi inyuma y'ugutwi utwo tuntu natwo twongeye iki ubugabo ubugabo cyangwa kumva ko umugore kumva nyine kwawe ukiyumva nk'umuntu w'umugabo mu rugo my lord I wonder buriya Aruno ubaye umuntu w'umugabo gishyira tuguhereza n'ikindi umugore ntabwo azongera kukumenyera sha kiruzuye akira wakirana ibyo ni ibikureba wowe gishyira ariko azongera kumenyera ntabwo urushyi ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo Chamada bako weekend ndaguhanya kuno munsi reka mbwire sata mwe mwitayire mu bindeke asoke gusa amabara asoke gusa nk'uko uzatubwira nzababwira mutaye uzatubwira ibyiza byavuyemo kabisa toka satani kwa jina ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu. I don't want peace. I want problems always. itegeko rya mbere naguhaye ntabwo udasinya mu rugo rwanjye kandi twe nk'abasirikare ntabwo tuba ku mategeko kujya guhemera ngo zibaho ndaguha uburenganzira bwo kunywera inzoga mu gipangu cyacu banshutse abo bagushutse ibyo ntabwo bindeba kanyamene Mu mazi. turashize noneho